wasaga nawe mo kabyara wanutse mu cyaro abaje guhigira mu mujyi ubu ngubu abajya guhiga umuryango wanjye ubu ngubu ndawubu ubuse ndabona n'abavandimwe nibura ngo bafashe mo kabyara mu neza meze neza turashima Imana mbona wihebye n'amahoro yewe ntakigenda dore mvuye mu cyaro njya guhiga imibereho hano mu mujyi wa Kigali ariko sinzi naho nakwerekeza ukiraho manza mbwire njye nitwa Rosette wewe witwa nde njye nitwa Raki shanyine ntugire ngo ndagusetse gusa nta kibazo meze neza turaba nta kibazo ariko mbonye nk'ahantu umuvandimwe wamfasha ariko nta kibazo ese ugira ababyeyi uyu muhungu ko ari mwiza ra wamujyana mu rugo buriya ntiyajyanye amfasha kumara umusonga cya boyfriend cyanjye kiri kure ndanamukenera nkamubura namuhamagara simubone kandi mba mushaka magana nta muntu ukinsura njye ndimo ndumva nanarambiwe pe ibintu rwose bimaze no kunshanga pe nzakora iki mwana yawe Wicaye wigunze abaye ubwo rero ni ahangaha urisanga wumva utuje Kevi ura ntabwo kumukwica amakuru kuranga shamu ntabwo meze neza cyagenze bite biki abaye nzi ko yigunze ntabwo meze neza ahantu baba kwirukanye Raki ni karibu hano niho iwanjye mama iwacu mu rugo natambuka twavuga hano mu rugo ko ari heza cyane ntabwo ari heza cyane cyane nanjye ahangaha nemerewe kuhagera humura ni karibu ahubwo wakwicara ahangaha
garuka shyira umutima hamwe. ahantu ni heza cyane. Nako gafata kazana mwerekana. Ibintu byanjye n'ibikoresho. Oya, humura. Zana mwerekana nkadushyirira. Ugateretse ahangaha. Ndaje mwerekana kabiri. Ahubwo se musore. Hano dufite ji. Dufite fanta. Dufite n'ikivuguto. Twakiriza iki? Ndumva naniwe cyane bahuje, ndumva naniwe cyane ku buryo ahubwo mbonye nkaho nduhukira niho nawe nduhukiye ibyo ngibyo naza kubima wenda mbashe kuba naruhukamo. Ese ubuheruka kurya se kurya herukaga kurya nko ku mugoroba, ariko ndumva nta kibazo mfite, nta kibazo narabimenyereye. Ibi ngibi ni ibintu bisanzwe narabimenyereye kabisa. Namfasha gusa wenda nkabona aho mba nduhukiye kuko ndumva naniwe cyane. icyo bitwaye mudashaka hari ikintu tuguha rwose hano urisanga aho uza guhugukira wumva hari ikintu ushaka mbere di kukwakira. Urakoze cyane nawe murakoze. ubwo rero tugiye gukurikiraho ngiye kukwereka aho urajya gukarabira. Mbere na mbere haguruka manze ngutembereze ino nzu yacu. Urakoze cyane. Nk'uko wabibonye hano ni mu cyumba cyanjye. Icyumba cyiza. Sha kiragerageza. Ahangaha naho harimo icyumba nicyo uzaza uraramo. Hepfo gutya gatoya ukase muri korodoro iri inyuma harimo igikoni. Noneho dushe na tuwarete usohokera hano naho hariyo akandi gakorodoro. Ndakeka ibintu byose wabibonye. Ibintu byose nabiguhaye. Hagize uwo kwitegura ubundi ugasa neza. Ukaba wicaye kanze nkurebera imyenda. Urakoze. Ntabwo banyirukanye ariko ni ukuri mu gihe erega buriya ni ukuvana ese kandi ejo ntitwaherukanaga wishimira? nishima ikikari uko mba nabihoreye erega muri reka mubwire sha nyine ahantu mba ni ahantu nyine barusha kwamamaza ariko nubwo bamfasha wenda mu myigire bakanyishyura ishuri esha mbitwayeho nabi ubuzima bwose ni njyewe mbyimenyera nirwanaho barantoteza Pole ihangane ntabwo nzi icyo nzakora ihangane none se ngubu ugiye kubitanga hari igihe mba numva byatanze pole basi ihangane baba we usigaye warigunze warijimye ntukishima ntugiseka none uje nawe kwigungira ku muhanda. hari igihe mba numva ndashaka no gutaha basi vuba twijyane nese tujye muhi vuba tujye mu rugo nta kibazo mu rugo basi n'isaha imwe urabuhutse nyine uri kugira tujye mu rugo ko nkubwira aho mba ko ari ibibazo mba nahunze ko ntacyo vuba tujye mu rugo iwacu ntabwo nazi iwanyu ntuze bagenda bite kuranga ku muhanda abantu barakureburira abantu bareba moto reba imodoka reba abantu bose bajya mu isoko ntuze bagenda bite none se n'undi ko ari bwo buzima bwanjye bwo kuba mbabaye ndeka njyenyine oya bizashira Kevin bizashira aguka va ntabwo njye njyana nawe iwanyu ntuze bagenda bite basi reka nitahire ariko njye ntabwo nzi iwanyu basi tugende mu rugo ufateho nk'isaha imwe abiri hanyuma birangire ntabwo njye najya iwanyu ntabwo nagukurikira reka ntuze ugiye ngiye gushaka aho mba ngiye basi merekeza Lucky. Ngwino nkwereke.
mabuja n'iwanyu wowe nta mabuja uri aha ngaha. Iki cyumba nicyo uzajya uraramo. Noneho iyi myenda ni iya bro wanjye, ugiye kugenda ukuremo iyo wambaye, nurangiza ukarabe, icyumba cyawe wakibonye. Roze bagire baretse nkazajya nirarira hari hanze ko nabonye naho ari heza ko nta kibazo byaba bitwara. Ubundi wabaye gute? Hagarara hano byumve neza. Kubera iki umuntu abagirira neza mukanga kubyumva? Roze nta kibazo ariko uko mwabishakaga niba ariko mubishaka nta kibazo ariko wenda kubwira ngo ino mu nzu nuko numvaga nahari hanze nyine ari heza umuntu yahiryamira ariko nta kibazo. Uratora imyenda nayitora? Nta kibazo yakira. Cyangwa ushaka musubize hanze? Oya ntabwo nzongera. Kosa rimwe ntabwo nzongera. Kuba mu nzu uraba wabirambiwe. Ntabwo nzongera. Ngenda kugira impuhwe nkakuzana mu nzu nkakwereka uburiri bwiza, nkakwereka imyenda, nkakugurira isabune, nakwemerera ko nzaguha buri kimwe, ariko urumva utabishaka ngo no hanze. None se kuki nagukwiye kuharara byari binaniye? Ntabwo nzongera. N'undi munsi genda ukarabe wambare imyenda, ni ya musaza wanjye, ariko ndabizi neza ko mu kanya ndajya kugushakira indi myenda. Cyo kirumvikana? Murakoze. Sawa. Nakweretse ahantu dushe iri.